dutangiriye aha ngaha ku ruhande. Abana ibisaka uku niko baje, aka ni agace ka gatandatu niko dutangiye nonaha. Hari umugabo uri wabona Ada arimo arabyina imiziki ya kinyarwanda cyangwa imiziki ya gakondo yo mwa kiriya gihugu. Uwo mugabo iyo arimo abyina neza bigaragara ko ari umuntu w'ingagari nyine w'umukire ukeneye ikintu kimwe cyangwa se ikindi. Uko niko dutangiye agace ka gatandatu. Abwira abantu be ati muhagarare muhagarare, ese hari umuntu n'umwe uri hariya ra? Baramuhamagara baramubwira ati ibintu biki bijya mbere, ati bariya abantu ni bande? Ati uriya mugabo ngo akeneye mariage, rero mureke turebe ibijya mbere. Ati mwitegereze uwo ni sa, ati ibintu arimo aratekereza ntabwo bibaho. Ati kino kigabo ni ikijeya cyane, ni ikijeya ku buryo kimeze nk'aho wagira ngo aranabiseka ukuntu nyine ari ikijeya kireba nyine gifite n'uruda runini. Ati mu masegonda make ndaza kubona amaze gufata umutwe we nawe umukuyeho rero ngewe, kuko nta mikino ngira. Ada uko niko yasohotse. Ada iyi kigabo ngo kije ngo ku bintu ngo bijyanye n'umuhango w'ubukwe, wasanga nyine kije gusaba Ada ngo Ada kibera umugore. Rero uko niko dutangiye. Kiravuga ati basore muramuretse gucuranga ariko ati reba biriya bintu wagira ngo biri gukina komedi za nyazo. Ati ni ikidigi kinini cyane. Araraseka ati Ada, ati njye naje hano kugira ngo usabe ko wakemera tugahuza ibiganza tugakora mariage. Ati njyewe nitwa Chief Ebewele, kandi buri kimwe hano uri buze kunsaba ndaza kukiguha, kandi wemere gushyingura nanyu mbere umugore. Ati niyo mpamvu naje hano. Uyu aramubwira ati urakoze cyane nyakubahwa, ariko nta tansiyo yawe nshaka, na kimwe nshaka, ibintu byose mfite birahagije kandi nta kimwe ngo ushaka. Ati Ada ntundebe gutya nshaje, ariko mfite amafaranga, mfite n'ibintu byinshi, mfite n'umutungo, mfite n'ibintu byose naguha. Ati njyewe rawishi ibintu byose nabiguha, umutekano, amahoro, ibyishimo, kandi uri n'umukobwa mwiza utakemera gushyingirwana n'umugabo w'umunyamafaranga nkanjye. Ati wibagiga ibijyanye n'imyaka, erega imyaka ni imibare, rero nshaka gushyingirwana nawe. Adamubwira ati njyewe nta rukundo ngufitiye, kandi nta nubwo nashyingirwana n'umuntu nkawe. Ati urukundo se ni ingenzi? Arakuruga ruvuga ati njyewe nta rukundo, nta mpamvu y'iby'urukundo, icya mbere ni amafaranga, erega amafaranga niyo kontorora ni nayavuga. Ati njyewe nitwa Chief Lawrence, kandi njye Chief Lawrence nta kintu njya shyiraho umutima ngo cyange. Rero nutaza kwemera ndaza gukoresha amafaranga, ubundi ubutunzi bwanjye n'ibintu byose mfite, ubundi uze kuba umugore wanjye. Ngaho vanga rero, erega ibintu byose wabisiga ngaho ukaza tukajyana. Umukobwa uvuga ati nyakubahwa, amafaranga buri kimwe, umutungo, ibintu byose, ubuzima, biri muri uwo mudiho urwaye diyabete. Aramucyurira nyine ati iyo ndiye urwaye diyabete niyo urimo urandataho ngo ufite amafaranga. Ati genda ushake sheri wawe, ntabwo njyewe w'umwana ungana gutya wanabyara ngo naza kukubera umugore, ngo ni ukubera ibyo bintu by'imitungo yawe. Imitungo yawe yavuye mu maraso y'abantu. Ati ndabibona rero uragakubwa k'akagoryi cyane. Ati basore muze twigendere rero, muze twigendere namwe murikiraho gukomanga ibyo bintu byanyu, twigendere. Ati ubugoryi gusa. Ada amukurizaho ibi abiseka, yabisetse nyine yatangaye, yarabisetse cyane, bigaragare ko nyine ibintu adakoze bimunejeje. Naka bamureba nabi, babonye bari kumureba nabi, araceceka. Ada bisa nkaho nyine yari yanababonye, ibintu byose yabibonye. Uyu mugore ni uko nguko yaje aza se kwanika ibintu. Eciyera ijwi rimuhamagara, ariko ntari kumva aho riturutse, yumva bamuhamagara ati eciyera. Arahindukira neza cyane, ajya kubona ikigo kimeze gutyo nyine tutazi uburyo forime yacyo. Ati oya ntuze. Ati ngwino usanga niko ikigabo kiri kumubwira. Ati hoya genda mva imbere nshingukaho kiramproboko. Ati ngwino nsange
unsange, kimuhamagara nyine mu rujwi runini, bigaragara ko ari ikintu kijya kimutera cyangwa ikizimu kimwe ikindi kiza gitera uno mukobwa, ati ngwino, umukobwa avuga ati reka mvaho, mana we mvaho, Yesu we, kiza kimwegera kimuhobera ati ngwino unsanga, ingoro nini icinye umuhezo, irotwa n'itongo ry'umukunzi, isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mu mva, urukundo mbakunda ni nk'ihwa mbafite ku mutima cyane, buriya Imana iravuga ati mujye mukundana urukundo rwiza, niyo mpamvu twese tuba duhari. Njye nitwa Mr Obedi, nomero yanjye ni 0780220809, ubishatse wayandika ubundi ukajya umvugisha kuri WhatsApp, kuko buriya abantu tubereyeho kugirana inama, utangiriye inama ngo nanjye nkugire izindi, ubundi ntacyo twabona. Ubundi njye naje kugira abantu inama kugira ngo mujye mukora ibintu ku murongo, aka gafilime kacu nikarangira hari akandi nzahita ngukorera, ubundi kakwereka uburyo ibintu vipi zo ku isi, ukuntu vipi biba bimeze, biba byifashe. Rero aracyari Mr Obedi, kore subscribe, ukore like, usharing ino video kugira ngo buri wese ukunda ibintu nk'ibi abashe kuyireba, rero ayitegereze neza cyane. Reka dukomeze, aka ni agace kacu ka gatandatu, dukomereje ahangaha. Uyu mukobwa ari ahangaha ari kurira nyine, arimo ararira, bigaragara ko yahogoye, wagira ngo hari ikintu kijya kimutera cyangwa imizimu imihawuntinga, cya kigaho nuko cyaje. Uyu mukobwa akunda kukibona, yari arimo ararira aho ku ruhande, kigiye kuza nyine kiramamagara ati eciyera, mu bijwi binini, kivuga ikijwi kinini, eciyera, kirongera kiramuhamagara. Uyu ni inshuro ya kabiri tukibonye, eciyera arongera arira ati ngo kiramamagara ati ngwino, kiravuga ati wansize njye nsiga mu mahoro cyane, ati jyewe ndvaho nsiga mu mahoro, kimubwira ati ngwino unsanga, ati jyewe nsiga mu mahoro cyane nibereho, kiraseka cyane. Uko niko tukibona, uko nyine mubibona. Iki kigabo ntabwo tuzi aho giturutse, umuzimu nyine uhawutinga uno mukobwa, ntabwo tuzi aho uturutse. Eciyera araseka ararira cyane, yararize ararira ati jyewe mvaho, ati wiza cyane. Eciyera ararira cyane. Uyu mugore ni mama we nyine, bigaragare ko we nta kintu ababona. Eciyera aramuhamagara ati nibiki se wa mukobwa w'indicuro, ati nibiki bikugarukanye, nyine dore ngikiriyeho ugihagaze, mama wa muzimu ya roho dore ngiriya ihagaze, bigaragare ko ari roho nyine izimawuntinga, kandi mama nituma niruhukira, buri kanya iraza ikanza mu matwi, ikampamagara, ikambwira ibintu byinshi, ntabwo igituma nduhuka, mama ndarushye, ibi ntabwo nakomeza kubijyamo n'inshuro, ndarushye mama. Ati Eciyera, ati ukeneye gushaka uburyo iyi spiriti wayisavinga cyangwa wayikuraho ikagenda, kandi ibyo ngibyo ugomba kubikora wowe nyine igutera. Ati mama ntabyo nashobora, nkeneye kubaho ndi free mama. Ati iyi spiriti cyangwa iyi roho sinzi icyo yaje kunkora we mama, ntabwo nashobora kumenya ibyo ishakaho. Ati nyine wowe niba muri kuvuga ngo ukeneye gushaka uburyo uvugisha abakuru cyangwa uvugisha abantu nyine bazi ibintu bya roho, ibi bintu bikakuvaho, kandi rekeraho kurira mwana wanjye, rekeraho kurira, kuko ibi bintu ni ibintu nyine bikubaho gutyo, nuko tukazanye. Ibyo avuga ati ada reka nkubaze ikintu, ati nyambira, ubundi ngindi Florence unyambire cyane, ubundi dukora urukundo. Amwigana cyane,
bamureba nyine ati ibi ngiye ngo nuhure nanjye ngiye mfite amafaranga ibintu byinshi. Aramubwira ati ibi were ibintu nk'ibyo uri kumbwira bireke, ibyo byo gusubiramo kiriya kigabo ngo ni Lawrence bireke, mariage yacyo ntabwo nayemera. Ibi ati njyewe nkeneye nyogokuru wanjye se ntamubona? Ada ntabwo wamubona. Arangije ibi akubita Ada ibintu by'ibaraga, arangije ajya kumwereka nyogokuru wiwe. Nyogokuru ari gute ati Ada mubira, ati Ada jewe mubira yuda nari ngukumbuye cyane, ndikumva nda ahantu ntazi, Ada nkuraha, ati Ada sinzi biri kumbaho. Kumbe nyine ibi nyine ni nk'umurinzi w'amasi nyine abiri. Urabona isi y'abantu ndetse n'isi tutazi iri ahantu tutazi, ni umurinzi. Ahise yoherezayo Ada kugira ngo ajye kumwereka nyirakuru wiwe. Rero uyu ibi ni wo bikoze. Ibi bigaragara ko afite imbaraga zidasanzwe cyangwa imbaraga zimwe tutazi. Uyu ngabo ati njyewe ahantu ndi kumva ndahantu hari umwijima, ahantu ntazi, njyewe ndi kumva kandi hano ntanahaze, njyewe nkura. Uyu Ada aramuseka cyane aravuga ati nyogokuru butuje cyane kugira ngo ubanze ukire, hari indwara nyine urwaye turi gushaka nyine ubanze ukire. Amutera utuntu tw'imitoma nyine nimara gukira nzaza kukureba, sibyo? Nyirakuru arabyumva ati ndabyumva nyine ibintu uri kumbwira ngo nyine mbashe kuba naguma. Ada uko niko yagiye, akajya abona ari kugenda ati se ndi kujyahe, ati nyogokuru. Ada uko niko yagarutse avuye muri tempo nyine y'urumuri, avuye kureba uko nyirakuru we amaze. Ati ntabwo nakemera ko nyogokuru wanjye aguma hari ahantu hateye ubwoba cyane, kandi nyogokuru wanjye akunda amafaranga, amafaranga, ibintu byose n'amafaranga. Uwo ni ibi arangije ararira cyane, isa amureba yararira, akomeza kubiririramo cyane. Tugaruka ahangaha, uyu ni wa mukobwa nyine ujya ubona ibintu by'imizimu imuhamutinga. Uyu arajamo ati eciyera, ati uracyari hano, ati njye indi nshuro nk'ubuntu uri kurira ntabwo mbyihanganira, kandi ceceka eciyera, ceceka eciyera. Ibintu nyine byamuteye ntabyazi. Ati mama, ati yagarutse kandi iriya sipiriti yagarutse, noneho sinzi ibyo ishakaho. Uyu nyina aramubwira ati rero wowe ukeneye kumenya nyine ikigushakaho kugira ngo wumve icyo wakora kugira ngo igende. Aramubwira ati mama, ati njyewe simabasha kubyihanganira. Arira cyane ngo reka tubikore, ngaho rekeraho kurira mwana wanjye, reka tubikore. Ntago bazi icyo bagiye gukora. Hari nyine wa wundi, uyu muntu bazana umukobwa bamupfutse no mu maso, ntabwo tuzi icyo bamuzaniye n'icyo baje gukora. Uyu turamuzi ni Wonderboy, uyu nguyu ntabwo tuzi uwo bashimuse. Bakimara kugenda Black Lion yari yabakurikiye neza cyane, ntabwo tuzi uriya muntu bajyanye arinde, ntabwo tuzi naho bamujyanye. Rero arabakurikira neza cyane, uyu nguyu ni Eciyera. Hari umusore bazanye nyine kugira ngo Eciyera ashaka uburyo ibintu Eciyera bati uyu mugabo ati reka tujyemo imbere. Eciyera amubwira ati ntabwo twajyamo imbere, ahangaha niho tugomba guhuriza ibiganza. Ati wansezeranyije ko ikintu kiri buze kuba uri buze kubyemera. Ati nyine binyereke, nyine binyemeze kutazanta. Ati ndagusezeranya ntabwo nzaguta. Ati nsezeranye neza ukoresheje ikimenyetso cy'amaraso. Uyu musore arikanga, ikimenyetso cy'amaraso? Ati yego, ikimenyetso cy'amaraso nyine nicyo cyanyemeza ko utazigera unsiga, muri izi nkundo. Aha ni handi nyine umukobwa akubwira ngo njyewe ndashaka ko dukundana, uramutse umutereta ariko akakubwira ati koresha ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo nyine njyewe nemere ko nkunda neza bya nyabyo, utazigera unsiga. Ugasanga umukobwa waramuhemukiye ariko umukobwa araguhamutinga, aramubwira ati mukundwa Eciyera,
uyu munsi njyewe kuva uyu munsi ngusezeranyije ko ngukunda cyane, kandi urukundo rwanjye ngukunda ni urukundo rw'icyubahiro, ni urukundo nyine rw'icyubahiro, kandi ntabwo nzigera nguca inyuma ubuzima bwanjye iteka ryose. Uyu musore aramusezeranya, nibyo Iciro nyine ashaka kugira ngo uriya muzimu wa kiriya kigabo umujyemo. Ati inshingano zanjye ni ukugukunda, nkagukunda ukaba uwanjye burundu. Rero amaraso ugomba gufata ikimenyetso cy'amaraso ubundi ukagikora kugira ngo bondi yacu aka kanya unsezeranyije itazigera icikamo. Uwo ni Ecira akora hano ku ruhande, bigaragara ko nyine yari yaje yaniteguye, asa ngiye kuzana akantu kameze nk'urwembe kugira ngo bice amaraso bahuze. Rero uyu nguyu ni uko nguko yaciye rero amaraso ye, arangije afata n'umusore nawe aramukata, bagiye guhuza amaraso kugira ngo wa muzimu umutinga aravuga ati ku kimenyetso cyacu cy'amaraso dusezeranyije ko tutazigera ducana inyuma, uyu mubano utazigera ucika, umwe abaye undi abaye undi. Umusore aravuga ati usezeranyije ko nzakurinda, urukundo rwanjye nkarurinda, urukundo. Barangije bahuza imbaraga gutyo, ibyo biraga byajemo bikubita uyu umusore yikubita hano hasi niho umusore yikubita. Umukobwa ati nusubaye iki? Sorry. Umukobwa nyine abikoze ku bushake kugira ngo umuzimu utongera kumuhamutinga. Ati ntabwo nzi ikintu cyatumye ugwa hariya hasi, gusa ntugire ikibazo, byose byakozwe. Aka kanya ndi girlfriend wawe, icyo ushaka cyose, icyo ushaka wakora icyo ushaka. Nyine ubu gutya nyine bahuje amaraso, uyu mukobwa n'uyu musore bahuje amaraso, ubwo nyine bisobanuye ko icyo uriya musore ashaka kuri uriya mukobwa yakimukorera, nta mbogamizi n'imwe yakongera kukibonamo. Ubu nyine ako nguko ni ku Wonderboy n'undi musore bari kumwe bazanye uyu mugore ngo ni nyina wa Manu Chimo. Ati mugumiza ahangaha kandi umugumiza, ati izuba riraza kugutwika rigutwike. Uwo ni Wonderboy, imvura niza iraza kugukubita cyane. Ati urabyumva umwana wa Black Lion yaragiye agura imodoka mu mafaranga yanjye, arayonezererwa cyane. Ati watermelon uyu mugore umucunge, Black Lion arimo aratembereza imodoka, arimo arayitwara, nyina nanjye ngiye kumwica. Ati uraza gupfa kugira ngo umuhungu wawe yishyure. Uyu mugore avuga ati ese nagukoreye iki ko njye nta kintu na kimwe nzi, uri kunsaba? Ubisabe Black Lion niwe watumye bagufata, niwe watumye ngufata. Black Lion ndimo ndakuvugisha, ibintu bya byumutse avuze nyine ibintu by'ibigambo, nyine bigaragare ko Wonderboy yarapfuye, uyu barimo bakinisha n'undi kugira ngo abakunzi b'aka filime ndi kubereka bamenye kuriya Wonderboy yitabye Imana neza cyane. Imana imwakire mu bayo. Uyu musore yitabye Imana, ariko nyine kugira ngo nyine filime yacu idahagarara bahise bashaka undi baza kubihuza rero kugira ngo ibintu bijyemo neza cyane. Uyu Wonderboy nuko yahavuye ahava ari kumwe n'uwo musore we, kumbe ntago bazi ko Black Lion yabometse, yabakurikiye neza cyane. Rero bacaho uko ndiko bahavuye, mu kuhava nyine bahava Black Lion ahagera kurikira akantu ku kandi. Black Lion yarahageze aje gutabara nyina, rero aje gutabara mama we. Aha niho binjiye, yababonye bahinjira neza cyane, uko niko yahinjiye. Tugaruka ati Ecira ubu ngubu ni umukobwa mwiza cyane, turi mu rukundo. Ati twakoze urukundo. Abavuga ati gwele, ati mwakoze urukundo. Of course ibintu byose ni byiza cyane. Ati osibiri ababagara, ati birani bikindi kubona. Ati iki ati ngwino, ati nta kintu muri kubona hariya. Ati warwaye se?
ati ngwino kuri njye, ngwino wirukanka nsange, ngwino nsanga, ati kiri kumpamagara, Osibiri kiri kumpamagara, ati musore, ngwino ndebe, ati ngiye ndi kubona ikintu hariya kiri kuza kimpamagara, ati kiri kunsanga, umusore arirukanka, kimwirukankaho neza cyane rero, abasore barirukanka rero, hariya niho bakubona wabaye nk'umusazi, umusore nyine yanabirotaga, ati Osibiri, mu kubirota asanga kiri aho hafi, Osibiri uko niko yasohotse yirukanka, nyine bigaragara ko cyagiroho cyangwa cyagiye sipiriti kimwe cyahutekaga wa umukobwa cyaje guhamutinga uno musore rero, kubera ko bahuje ikimenyetso cy'amaraso niko byagenze, kimwirukankaho neza cyane, ati Osibiri winsiga, kimwirukanka, Osibiri arirukanka yikubita hano mu mucanga, aha niho handi abantu bakubona basanzwe bakabona wasaze rero, kirasanga ati Osibiri kiramuhamagara, ati niki uri kunshaka iki, ati uri kunshaka njyewe nta kibi nagukoreye, nicyo unshakaho rero, njyewe nicyo unshakaho, kimwegera ati ngwino nsange, Osibiri ngwino nsange, baramufata hariya nyine abantu baba bari kubona wasaze, kuko uri kubona ibyo batabona, ako niko bamujyanye bamushushubikanya, ikiroho uko niko cyaciyeho cyane mu mahoro menshi, ati muhungu wanjye, ase ibi ni ibiki byakubayeho, aza kwa Ada, aza gutakamba, ati Ada, ngwino Ada umfashe umuhungu wanjye, murebe abanzi bamuroze, reba ukuntu bamugize, hariya nyine umubyeyi niho atangira kuvuga, ati ngo bamuroze, ati Ada, bana yanjye, uyu ni umubyeyi nyine arira, ati n'ibiki byabaye, ati umuhungu wanjye yasaze, abanzi niko bamugize, ati ganuma ya nyuma, birabaye, muzi icyizere cya nyuma, ganuma na nyuma, ati Ada, ndaguha amafaranga yose ashoboka, ariko unabarire umwana wanjye, umuntabarire neza cyane, umwana wanjye, Ada arabireba arabyitegereza, ati ni wowe cyizere cyanjye cya nyuma, mfasha mana we, mfasha, aramubwira tuza, Ada amukoraho neza cyane, kugira ngo amenye vipi n'ibiki byabaye, ati mukobwa w'urumuri, uyu musore niko yavuze, ati kubera iki unjeho, ati nta kintu njyewe nakugereranya n'urukundo, ati niko yavuze, ati urukundo rw'umubyeyi, ese ni ibiki biri kugutorumentinga nonaha, uyu musore arangiza ararira araseka cyane, ibintu nyine byamutorumentinze, ibintu bya roho bya spiriti nibyo byamwinjiye rero, arabikurikirana, afite ibibaraga bidasanzwe, arirukanka, ati Ada arimo arirukanka, ati mureke ajye mu rugo, mumujyane mu rugo, njyewe ndaza ku nyubako yanyu ndahabasanga, ati iriho mumujyana, Ada barangije bahava rero, Ada ngo arabasanga mu rugo iwabo, ubwo nyine agiye kujya kubafasha kwirukanira roho cyangwa iriya spiriti yahamutiza umwana wabo, ati Ada hari ikintu kidasanzwe cy'umwijima kiri gutorumentinga abantu hano hanze, ati none si ibyo bintu ni gute byagenda, ati yaguye mu urukundo, ati abisubiramo n'urukundo, urukundo n'umukobwa, ati umukobwa uri simati cyane, ibi abisekeramo cyangwa abiririramo, aranarira kuko afite impano yo kubiriramo, ati mama we yavunitse umutima cyane, amarira yamujenje mu maso kubera umuhungu we, ati ibyo bintu birakomeye cyane, cyangwa iyo situwasiyo irakomeye cyane, niyo mpamvu rero
icyo kizima cyitwa ota cyamwatatse, ati hari siri cyangwa bakoze igihango cy'amaraso aricyo cyatumye uwo muhungu ibintu bizaho. Ati igihango cy'amaraso babisubiramo cyane, ati bahuje nyine roho cyangwa roho zabo zabaye connected. Ati wowe icyo ukeneye gukora ni ukugenda ukadisconnecta iriya roho y'uriya musore ndetse n'iyo mukobwa, kandi ibyo ntabwo ukeneye kubikora kuko ushobora kubikora bikakugeraho nabi, ukaba wishe generation y'iki kinyejana, cyangwa ukaba wishe uko ibihererekane by'iki bizagenda bikurikirana, uko bizagenda bikurikirana ibihe, ukabura byinshi babimubuzaga, ariko aravuga ati njyewe nkeneye kujya kubikora, nubwo muri kubimbuza nkeneye kujya kubikora. Ibisaka barebana, ati ushobora gukuraho biriya bintu cyangwa iriya siperi yabo, ukaba wangirije ibintu bikomeye cyane. Yanga kubyumva, azakora k'uyu musore rero amukozeho, ahita abona aho byatangiriye naho byakomereje, naho byakomereje hose arabibona rero, arabibona neza cyane. Ati ati hariya arahabona aho byatangiriye byose, arahabona neza cyane. Adamu kuhabona arazahataka buhoro buhoro, ahegera gahoro gahoro, ubona ko nyine abonye nyine ahantu ibintu byose babikoreye uriya musore n'uriya mukobwa. Arahabona munsi y'igiti, arahitegereza neza cyane, arabegera. Mu kubegera nyine hari ikintu agiye gukoraho kugira ngo abashe kuba yafasha uriya musore. Yarahigereye neza cyane, arahitegereza, kurikira amagambo arahitegereza neza cyane, arahitegereza, arangije areba aho ngaho. Gusa nyine umubyeyi nyine kumubona ku ruhande, we abazi ko nyine ari ukumuroga. Ati ahangaha niho byose byabereye. Ati mukobwa wanjye n'ibiki byabereye aha. Ati Eciyera niwe wabikoze. Eciyera aba baramuzi nyine, bazi Eciyera, uwo mukobwa baramuzi. Ati uwo mukobwa nyine yatubwiraga ngo bakoze urukundo, ngo niwe wabimukoze. Eciyera n'umukobwa nyine ngo bakundana, batangira kumusobanura. Ati uwo mukobwa niwe wakoze ibyo bintu, niwe wabikoze ibyo bintu, ngo nyine uwo mukobwa niwe wabikoze. Baravuga ati nyamara uwo mukobwa ni umukobwa bumvikanaga banakundana. Ati dukeneye kubona uwo mukobwa ibintu bitararenga, kandi uwo mukobwa nitumubona uriya muhungu wawe, uraza kumubura. Ugomba kubona uwo mukobwa byanga byakunda ukamubona, kugira ngo ibi bintu bibashe kuba byacamo. Arababwiye ngo nyine ugomba kubona uriya mukobwa kugira ngo tubashe gukora ibintu nyine, kugira ngo tubikureho uriya siperi, uriya mutongere yamushyizeho, kugira ngo tumukureho. Ubwo niko umusore yaje kwa Eciyera kugira ngo abashe kuba yatana uwo mukobwa amubone. Yaje abatima bimeze bite? Ati se Eciyera arahari? Eciyera arahari. Baza bahahurira neza cyane kugira ngo nyine babashe kuba babona uko bikora. Abasore nuko bahuye, bagiye nyine gushaka Eciyera, bakomeza bagenda baganira. Aho niho bahuriye na Ada. Bahuye na Ada ari aho ngaho ari kumedita, baramubona, baramwitegereza neza cyane. Barangije baramureba. Ati se Eciyera mwamubonye? Ati Eciyera ntabwo twabashije kumubona. Eciyera ntabwo tuzi ahari, twageze no mu rugo iwabo dusanga ntawe uhari, niho twamuburiye. Uko niko babwiye Ada rero. Ada abyitegereza cyane. Ati n'ibiki rero byabaye? Arababaza cyane. Ati n'ibiki byabaye, mumbwire. Banga kumubwira, barangije aragenda neza cyane. Uko niko bavuye aho ngaho rero. Kurikira unirebere. Aka ni agace kakangahe? Aka ni agace ka 6. Eciyera kumbi yari arimo aracika ava mu giturage kuko yari azi ibyo bakoze. Ati hari ahantu uri kujya Eciyera? Urinde uzi unyivangira mu buzima. Ati ndakuzi, ndazi n'amabeshyo yawe n'ibintu byo wakoreye uriya musore. Ati ngewe amabeshyo yanjye urinde. Ati ukeneye kuzana urumuri mu muryango w'uriya musore, ukeneye kuzana urumuri mu muryango Osibiri.
arabyumva neza cyane, agiye guhindukira inyuma abasore baje rero. Etiera arangije bati mumubona uwo mukobwa, arangije bagiye kumubona uwo mukobwa, mu kumufata bakubitwa n'ibintu by'ibibaraga biraho. Etiera nawe yari yakoze imihango nyine y'umwijima kugira ngo abashe kuba yagira ute yacika. Etiera kubise utuntu tw'utubaraga ntitwagira icyo dutwara Ada amukubitaho ku ruhande. Etiera bamukubitaho ku ruhande rero, yari amaze kujya mu bintu nyine by'imbaraga z'umwijima kugira ngo abashe kuba yarwanya biriya bintu, ibintu byo byamurindaga. Etiera bamushyizeho ku ruhande, bigaragare ko Ada nyine agiye kumufata amukoresha ibintu bakoze kugira ngo abashe kugira ute gukuramo iriya siperi bashyizemo uriya musore cyangwa uriya mutongero bamushyizemo rero. Amaze kumushyira ku ruhande bati ako gakobwa mukazana ako gakobwa, uko niko bakaziritse rero, bamuziritse aho hanze, bamuziritse aho ngaho kugira ngo uriya musore bakore ibyo bintu nyine byatumye baramuzirika neza cyane. Urabona ko nyine bari kumuzirika kugira ngo ataza no kongera kubacika neza cyane rero. Kurikira aka ni agace ka gatandatu, agace ka gatandatu nikarangira ndaza guhita mbashyiriramo agace ka karindwi, nako muhite mukareba kugira ngo ibintu bikomeze kujyamo rero. Uko niko Ada yaziritse uwo mukobwa, yaramuziritse neza cyane. Barawusibiri baramuzana, mama we avuga ati he mana yanjye, ese ni ibiki nacumuyeho, ni ibiki nacumuye ku Mana. Osibiri uko niko baje bamwegereza Etiera, Etiera bamwicazanya nawe nyine Ada bigaragare ko agiye kubikora, ati ni umukobwa ndakwica. Mama wa Osibiri yifitiye umujinya, Ada aramubwira ati reka ibyo bintu wibikora, ati mana yanjye. Barangije barabazirikanya nyine, agiye ku breaking uru rukundo bakoze, breaking abicemo abikureho. Uko niko babikoze rero. Saa sita agira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Njye kuburira abasore nyine bazi mu bintu by'urukundo, ugasanga umukobwa ari kukubwira ngo njyewe nyine dukore ngo gihango, kugira ngo urukundo rwacu rutazacikamo rero, dukore ngo igihango, ngo nyine baba bagushuka cyane, wibemerera ko bazongera kugira ibyo bintu by'ibihango wikongera kubibemerera neza cyane. Ada yarabaziritse, arangije akata uwo mukobwa, ashyira amaraso aho ngaho, ayashyira mu kantu, arangije ajya no kuri uwo musore. Umukobwa atangira gutitira neza cyane, ati Ada ibintu uri gukora Ada. Arangije afata n'uwo musore aramukata, ukungata akajya byanga, aramukata, arangije ashyira amaraso aho ngaho, arayahuza. Agiye nyine gufata umutongero awucemo, breaking down. Ukurikira unirebere Ada mu gufata ibyo byose amaze kubikora, arangije afata ka kantu yashyizemo amaraso. Abakobwa nyine benshi basigaye babikora, ugasanga umukobwa yafashe amaraso ye yahuje n'ayo musore kugira ngo abashe kugira ibintu bimwe yikorera. Abakobwa wibizera abo ngabo bari indyarya cyane, wari igihe bazakugira nk'uyu musore. Ada arangije azamura ayo maraso, aravuga ati njyewe Ada mu mbaraga nahawe n'Imana ihora bunarurema, njyewe mbreakinze ino siperi cyangwa uno mutongero uri hagati w'uyu musore ndetse n'uyu mukobwa, njye ndawubreakinze, muciyemo kabiri. Njyewe Ada ibyo bintu mbikoze ku mbaraga mbashwa no guhabwa n'Imana. Uyu Etiera abantu nyine bikubita hasi, Osibiri nawe arasinzira. Uko niko ya roho cyangwa ya spiriti imwe ihautinga wa mukobwa, bigaragara ko nyine iriya spiriti nyine bagiye kuyibreakinga. Ada agize gutya arayibona, Ada arayibona neza cyane. Etiera nawe arayibona, ati Ada reba ibyo ukoze. Ada ashyira hasi y'amaraso, ayashyira hasi, kiramureba neza cyane, kiramureba. Ada aza cyegera neza cyane. Uyu mukobwa nyine yaje kurwanya imbaraga z'umwijima kuko ntabwo babigirira, arangije aza cyegera neza cyane. Kurikira amagambo, ayo ni amagambo aba arimo avuga n'ibizuroho kugira ngo abashe kuba yazisubiza iyo zaturutse. Arangije arayigira neza cyane, bararebana, ati n'ibiki wakoze.
ati wafashe urukundo, ati fata urukundo rw'umubyeyi urarujyana, kandi njyewe naje hano kugira ngo ibintu byose tubihindure. Arangije aho ati uriya mukobwa ni uwanjye, uriya mukobwa ni uwanjye, n'uwanjye ni uwanjye, n'uriya muhungu ni uwanjye, bose ni abanjye. Ati ese ariya maraso y'abari abantu b'inzirakarengane niyo akwege, akirongera kitakumba, ati n'abanjye n'abanjye n'abanjye, kitakumba cyane, ati n'ibyanjye byose ni ibyanjye. Kikubita Ada, kimukubita ishyi, ati n'ibyanjye, gihondagura Ada kimushyiraho ku ruhande, kivuga ngo ni ibyanjye. Ada zari guseka cyane rero, araseka kuri kiro nirepere. Ada kimukubise ishyi, Ada araseka bisekiramo, ati urumuri ku mwijima niki cyakubita ikindi, ati urumuri rwakubita umwijima, niyo mpamvu ngiye kugukubita ku kanya. Baratangira bararwana, Ada azacyegera boroboro, aragikubita, barafatana, bararwana. Umukobwa nyine ni umukobwa w'urumuri, niyo mpamvu ubona ari kurwanya imbaraga z'umwijima. Ikigabo arakinesha, kigwaho, kirirukanka, gihita gicaho. Nonaha rero gicaho, Ada bamubwiye ngo bino bintu ushobora kubikora bikagira ingaruka kuri generation cyangwa ku binyejana n'ibisekuruza. Ada yagwanyije roho icaho, avuga ati wa roho we uragiye, ariko urancitse, ariko ntuzongere kugaruka, urancitse ariko ntuzongere kugaruka. Uko niko Ada yabikoze. Ati rero ntabwo natekerezaga ko ari ota nyine kiriya kizimu. Ati urukundo rwa nyarwo, ati urwo rukundo rwa nyarwo niko rwari rugushyize muri gereza. Ati njyewe nari nabuze ikwikontorora, amahitamo ndetse n'ibyiringiro nari nabibuze. Ariko uwo musore avuga, Ada nyine abibona, avuga ati nyine nuko nari natekereje ko ruri rwo rukundo rw'ukuri ntari nakoze. Ati ntabwo ugomba gukora ibintu utabanje kumenya. Aka kanya rero ugomba kujya ukora ibyo watekerejeho, ujye ubashuwa yuko ibyo ugiye gukora nawe wabanje kubitekerezaho. Uwo ni Ada. Uyu musore avuga ati uriya mukobwa sinamwiziraga, ati uriya mukobwa yarashaka gufata iriya siperi cyangwa iriya siperi ya ota akayigushyiramo. Ati ota ni ikintu kimwe kitazwi kize kibayindinga iriya siperi cyangwa uriya mutongero uriya mukobwa yari yagushyizeho, ariko Imana irurema yaguhaye ubundi buzima, ubu ngubu uri free cyangwa ubu urisango kizana. Ibintu byari bikomeye nyine, adabashije kubimukiza. Ubona ko nyine abashe kumukiza igitongero cya ota yari yaje. Ati niyo mpamvu ngukuyeho biriya bintu mwari mwarihuje n'uriya mukobwa, rero ntuzongere gukora indi nshuro ngo wongere ukore ibintu nka biriya ku mutima mama wawe niho watumye mbikora. Ati kandi Ada, ati urakoze cyane, ntabwo tuzigera twibagirwa ibintu ukoreye osibiri. Ati nanjye ntabwo nzigera nibagirwa ibi bintu nkoreye. Ati murisanga cyane, ati ngira ninasezeranye ko ibi bintu ngomba kubikora. Uwo ni Ada, kandi murisanga cyane. Ada amaze gukora icyo yakoraga aho ngaho, ugaragare ko nyine umubyeyi nyine asubiranye byiringiro. Ati umuhungu wanjye ndongeye ndamubonye ari muzima. Ati Ada urakoze cyane. Ati Ada urakoze cyane, ibintu nkoreye ntabwo nabona uko nabigushimira, nagushimira. Ati Ada ukoze igikorwa cy'ubutwari. Arambwira ati mere urakoze cyane, nawe rero ibyishimo nibyo nashakaga. Uyu sa yisaza n'umujinya mwinshi, yahisaza. Uyu ahita amwumva, aravuga ati ka uranika waruhuje rero. Aramubwira ati ka ni ibiki? Kaje yarakaye. Ati nabikoze. Kaje yarakaye. Ati wambwiye ngo simfashe umukobwa, ariko namufashije. Uriya musore ubu ngubu yabaye free. Ati reba umuryango we urishimye, adashimye. Ati Ada ibyishimo ni ibiki? Ati wakoze ibintu bitabaho, wafashe roho urayihauntinga, cyangwa roho wagwanyije. Ntabwo uzi kuntu iriya roho ifite imbaraga, nyine bari kubivuga mu buryo bwa ririme. Ati nyine iriya roho wafashe ukora ibintu bitabaho, ririme buriya ibyago birakugwiriye Ada.
umuha umwana ahita acaho. Ada ibintu abona ko ibintu byahinduye isura, ati yagiye ahawuntinga amasabiri, none amasabiri ubu ngubu ari mu ntambara, ibintu byabaye rero baye.